Sheri. Mama. Ngwino hano. Ibi bintu byose ni ibyawe. Reba mwo hariya. Muntu wampaye ibi byo kurya ukabe buyimpaye sinifuze sinsabirize akaba ari wowe umpaye ibi bintu ndagushimiye n'Imana ibigushimire nije nawe yewe nsheri wanjye nkunda kugeza n'ubu n'urukundo ariko mana Yes, reka nongere mbashimire, nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi amanywa nijoro. Nshimira we wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment. Rero ubaha mubona magaze mu karere ka Bugesera ahantu bakunze kwitikanaze. Ubushize nahagaze hano nago mwigize mubibona nzaniye ihene mukecuru wa Karyuri bitewe nyine ni umukecuru tuvuga ko tugomba gufasha amanywa nijoro. Noneho uyu munsi magaze kuri ka gasozi nababwiye ngo nzanye hihene n'ubundi nzanye ikindi kintu mugiye kubibona ngiye kumureba ubaka kanya tuvugana nibwo mahagaze ntago arabona icyo nzanye ntagaze ikintu na kimwe ngiye gukora. Iyi ni Yawe TV kandi nshimira buri muntu wese ukomeza kugaragaza umutima wo gufasha ndetse n'umutima w'urukundo. Reka mvuge ngo reka nshimira abantu bose muri mu bihugu bigiye bitandukanye abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugira mu ruhare kugira ngo uyu mukecuru abashe kubaho imibereho myiza ndetse abashe no kubona ubuzima buzira umuze. Muze rero mbereke muzana ibyo kurya muzana imodoka irimo ibiryo irimo ikintu icyo ari cyo cyose. Yes rero iyi modoka irimo ibintu byose. Karyu uzi ikintu kiri muri iyo modoka? Ni igiki? Nacyonze. Kandi mbwiye ngo urakizi? Oya. Ariko mbwira ngurube. Yego. Bisi mwana. Bimeze bite? Sawa. Umeze neza? Ako se mwana wariye se mwana? Nariye ryose. Wariye iki? Nariyo. Umuceri. Ariko twese twahuriye gose. nawe wariye umuceri? Ufata ifoto nimba wariye umuceri. Ifoto. Yewe. Ongera ifoto rimwe mbabarira ukora iyindi foto rimwe. Ngurube ya foto yawe. Yego sha ariko ababana ariko mana ya. Yes none ndagira ngo nimwe muri no kuri no modoka nago muzi ikintu kirimo. Sibyo Karyu fungura ino modoka. Ngurube va mu nzira Karyu rafungura ino modoka. Bateye mu rufunguzo. Umuntu wateye mu rufunguzo naza rukuremo. Ninde washize mu rufunguzo? Ninde? Ngira umuntu warushize. Nuriya mugabo nuriya. Oya ngo nuriya mugabo. Nuriya shoferi. Ngo ngiki? Ni shoferi. Ariko yarushizemo gute? Yaje gutya itarukiramo arakaraga. Ngo rero wafungura. Genda umbwira tumereza urufunguzo rw'imodoka ubundi mfungura. Have reka. Genda umbwira ngo mu rufunguzo. Karyu wereka tube tuganira. Bimeze bite? Niko. Bimeze bite? Meze neza. Umuceri wabonetse ibintu byose byabonetse. Ariko none mbega kwafuriho we. Niko. Bimeze bite? Ngaho. Urimo urakora ibikize. Ngaho se kanombe. Kaga twenye ndahita nkwereka ibintu birimo hano. Birema nabibonye. Oya nyine we banza. Nabibonye. Wabonye iki? Nyine mbwira ikintu wabonye. Nabonyemo umuceri n'agahunga. N'iki kindi? Mbwira mwana. Mbwira harimo iki? Harimo iki wabonye? Yes rero reka mfungura imodoka mbereke ikintu kirimo hano ikintu nzaniye umukecuru wa Karyuri ndetse na Karyuri muri rusange. Reka nsaba umupape fungura hano kuko ubura umupape. Sibyo? Yes rero mwabibonye harimo ibintu byose bigiye bitandukanye. Iyi modoka ibintu byuzuyemo n'iby'umuryango wa Karyuri. Ahangaha harimo ibintu bigiye bitandukanye ibishyimbo. Uyu ni umuceri. Yes iki ntago ari icyawe. Ibi ni ibindi bintu imboga zo kurisha umuceri. Karyu ibyo byose ni ibyawe sibyo? Byose ni ibyawe n'ibi byose ni ibyawe sibyo? Byose aya mavuta nayo wayabonye akira yafate gutya sibyo?
aha dore n'indi sabune yari yavuyemo sibyo ni kawunga ni iyawe sibyo uzayimara hita ufata ifoto nyereke n'uburyo uzajya wifata ifoto umaze kurya Yaje nifata ifoto maze kurya. reba mo hariya abwati umuceri nzawuporeza Ayo muceri nzawuporeza. yewe Nzawuporeza we. yes rero iyi ni isukari Karyuri azajya anywamo igikoma sibyo ibi bintu byose ni ibyawe sibyo ngaho yes rero reka mfunge imodoka ubundi tubijyane sibyo reka mfunge imodoka ubundi oya bwira umupampa azahita ayifunga Ngwino yifunga. bwira umupampa funga yes rero ndagira ngo ninda muntu ufite imbaraga se ngafashe kubiterura ngwino hano mfite abapampe Karyo akira sibyo ngurubere twagiye fata nawe hano wowe uratwara ibi umupampe nawe aratwara bino akira fasha hano fasha kananja ndagakubita ku rutugu sibyo oya uragatwara mwana peti ngwino uterure hano ibi bintu mbijyanye kwa mukecuru wa Karyuri tugiye kumuha umuceri arye atunganirwe mu merekeze tugende yes rero mukore subscribe kuri yawe TV kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru agiye atandukanye sister bimeze bite sawa naribi ubundi kwa Karyuri wari uhaze ntago nari mazi kuba tumuzaniye utu tuntu ubyakiriye gute ku ruhande rwanjye igikorwa cyiza pe ndishimye kandi Imana iba umugisha kabisa yes rero reka nongere nanone mbivuge ngo nshimire umuntu wese wagize uruhare kugira ngo ibi bintu byose bibashe kuboneka ndetse abashe no kuba tugiye kuremera umukecuru sheri wanjye sari mukecuru ari he Karyo sheri we yewe gada uri ngwino di sheri ngwino byuka ngwino sheri ngoya ngwino hano duhoberane sha ibi bintu byose urabibona sheri mama ngwino hano ibi bintu byose ni ibyawe reba mwo hariya aho neza iri he zabaye ibyo ninde wayizanye Simbizi ni kaka yayizanye. yahe nimeze neza dore n'abandi nyogoko ngwino ariko ngwino uwo ni umupampe vuga ngo umupampe sha muraho neza umupampe di umupampe w'umugabo wanjye umwana ariko mana ngwino rero dore ibi bintu byose ni ibyawe nije nawe yewe nsheri wanjye nkunda kugeza n'ubu n'urukundo ariko mana ndizera noneho wishimye ndarwaye ariko sheri ndarwaye amenyo yanyishe ubu ngubu nturebe ngo ndavuga gutya amenyo yanyishe ugiye kurya agaceri pe ugiye kurya kawunga kabisa ugiye kurya udushyimbo twaganiriye ugiye kunywa igikoma twabivuganye icyayi pe kabisa ariko data we tugira ati cyuma cyuma ariko sheri hahiye sheri ariko mana hahiye pe kabisa itutera isengesho ushima Imana twagiye mana ya Aburahamu mana ya Isaka mana ya Shadarake na Meshake na Bedenego mana ya Danieli mana ya Yubu none mana ya Mukabutera na sheri wanjye unkunda byarangije urugero ndagushimye yuko wongeye kumbonesha na sheri wanjye n'inshuti n'abavandimwe mana ndabigushimiye kuri uyu munsi izina ryawe rihabwa icyubahiro bwa n'indirimbo nyinshi cyane sheri
imana ihabwe ikuzo mbisabiye umuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amena. Wari umeze neza ariko uretse iryinyo wari urwaye ahandi wari rwose ni ukuri kw'Imana ndaha Imana iranzi nari imeze neza n'ubu nubwo ndwaye iryinyo ariko ya Mana yanjye nawe nsheri iracyandeba ni ukuri kw'Imana. Nabonye mama wa Karyuri naze duhoberane. Yego naze duhoberane naze ngwino ari he mama wa Karyuri namubonye mama wa Karyuri ndamubonye ngize amahirwe ndamubonye Karyuri yabaye umugabo Karyu ngwino hano asiga afite fresher icara hano ewe kadata urabona oya icara ha icara ibi ni ibyawe icara sha babwira ati umuceri n'uwanjye umuceri n'uwanjye babwira ati shayo umuceri nzawe umuceri shanje nzawurya nzawumena babwira ati ni ifoto yewe yes rero mama wa Karyuri ngwino hano yewe kadata we uraho fiance yeza akozwe wari waragiye he mu mahanga oya wari waragiye mu mahanga nari hano nyine bungu muraho neza ura cara hano nawe tuganire uri kumwe n'umuhungu wawe nabone sheri mukecuru ibi bintu ni ibyawe ni ibyanjye rwose. wenda reka mbere yuko tuganira n'ikindi kiganiro kariya agaciyemo reka nongere nshimire abakunzi ba Yawe TV badukurikirana umunsi ku munsi kandi nshimire buri muntu wese ugira uruhare kugira ngo ibi bikorwa bikorwe. Reka nawe ngusaba ukore subscribe kugira ngo nawe ujye ubasha kubona ibi byiza tubashe gufashanya gufasha abantu bose ko bagiye batandukanye. Wenda Karyuri hari umuntu ushobora kuba yakoze subscribe nijoro cyangwa mu gitondo atarasangwa azi Karyuri ni n'umupeto wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'impano afite yo kubyina dance zigiye zitandukanye cyane cyane ku ndirimbo ya Meddy, Diamond, Clarentine n'utundi. Uyu ni mukecuru we amata bya mavuta masanga na mama we nyogoko Mama hahiye koko hahiye n'ukuri hatokombeye ariko di komera ubushize nkuzanira ihene ndayibonera nameze neza ndabona hari ninde narakubwiye ati warambwiye ati mugabo wanjye umuceri warashize umuceri urabonetse rwose mugabo nkunda kwirahera mugabo nkunda utansha inyuma nanjye ntabwo nzaguca inyuma kuko ugira inshuti nyinshi nanjye ndisheri wawe wujuje ibyangombwa ugira inshuti ugire abavandimwe nanjye rero mugore wawe ukukunda nanjye ukankunda n'ubu inshuti zikaza zikansura zikakumbaza nkazibwira nturaho none n'ubu dororaje nka kwa kundi kandi uje neza ngwiri imvura igwa nisubira ntabwo wanciye inyuma kandi nanjye ntabwo nzaguca inyuma. mbere na mbere yuko ikiganiro tugiye kugirana gikomeza avuga ngo umuntu wamaye ibi byo kurya mushimire si ngombwa ngo mubwire ngo umushimire gira ikintu mubwira muntu wampaye ibi byo kurya ukabe wimpaye sinifuze sinsabirize akaba ari wowe umpaye ibi bintu ndagushimiye n'Imana ibigushimire mbige neza mu rukundo mbize umunezero mbijyane ibyishimo urampaye neza n'ukuri kw'Imana Imana iguha umugisha. uramushimiye umusabe n'umugisha ndamushimiye n'ukuri kw'Imana nta gihe ntazamushimira ntabwo ari uyu munsi gusa nzamushimira iteka n'iteka. mama Karyo uraho neza muraho Yesu Kristo akuze iteka ryose ndumva nifuza ko waririmba karirimba akushaka yako nshaka ririmba rwose mubwira akaririmbo ririmba ndirimbira akaririmbo kavuga ngo hahiye koko urakazi ntabwo nkanza uzakaye karirimbo k'umuhanzi usanzwe ntabwo ugenda ntabwo indirimbo z'abahanzi ngenda nkunda kuzimenya iyi ngata uziza abacuranzi indirimbo z'abahanzi ntabwo ujya uzimenya uziza abacuranzi reka ubu na Mico ntabwo uzi indirimbo ye nta Mico nta ndirimbo zenze ntabwo uzi indirimbo yitwa Samoya ntayo uzi ngaho ndirimbira koze muririmbira konze k'Imana
none se umwana yarwaye iki byagenze gute? urwaye ibisebe mu mutwe ubu ngubu nyine turimo kumuvuza tumushyiramo imiti. Karyuri wawe yabaye umugabo, ejo bundi naraje ngusanga aha ndongera nsanga wagiye. None Karyuri uko wamusize urabona none hameze ate? nta kibazo pe, nta kibazo afite ni ukuri. Nyogoko mama urabona Karyuri atarabaye umugabo? ataba umugabo se ataba umugabo ntafite medi akagira na sheri wanjye aho atazaba umugabo ntabwo azabura ubugabo kandi uhari sheri na medi we ariko mana ngo na Medi we twaganiriye uyu munsi twabivuganye igihe cyose. wenda tugana ku musozi ntabwo navuga ibintu byinshi cyari kindendereye nuko kugezaho ibi biribwa harimo ibiribwa by'ingeri zose byose nta biriya sinabashije kubipfundura wenda ngo abantu babirebe si ngombwa ariko harimo ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye. ni ukuri jyewe ibyo umpaye ndabishima, umpaye imirire mizima umva ese ubwo gushime gute? Imana niyo ikuzi kuruta uko wiyizi, iguhe zagize, iguhe urukundo, iguhe imigisha myinshi, ubone inshuti uzihe, ubone abapfakazi ubahe, Imana iguhe kubona n'abapfakazi bose n'imfubyi aho ziri hose n'umukire uzamuhe. ni ukuri kw'Imana. Twajya kuri kakarimba Karyuri arabyina subiramo na murare na mama wa Karyuri twagiye. Karyuri arabyina ariko mana kongere. Karyuri arabyina haye pe ariko mana. Yes rero Karyuri reba hano bimeze bite? Nisawa. Umeze neza ubu none urumva utuvuga? Ngo. Wabaye inzobe? Kubera iki? Kubera ibiryo. Yes rero nanjye nabaye inzobe kubera mwebwe ndabakunda n'ukuri. Imana ibaho umugisha. Reka nshimire umuntu wabashije kugira uruhare kugira ngo ibi byose bibashe kuboneka. Nshimire wowe wakoze subscribe kuri yawe TV. Nongera kugusaba kugira ngo wongere uyikore umunsi ku munsi maze ujye ubasha kubona ibyiza nk'ibi. Ndagushimiye, amahoro y'Imana bane namwe. Peace and love. Twagiye kuri peace. Tabaye peace sha. Peace mwana. Peace mwana. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Hahiye mwana. Ariko mana.